Amateka ya Paruwasi ya Rwaza afitanye isano n'intangiriro y'ubukristo mu Rwanda kuko iri mu za mbere zakiriye ivanjiri ya Kristo. Yashinzwe ku itariki 20 z'ukwa 11 1903, ikaba ari ya kane mu Rwanda nyuma ya Save yashinzwe mu 1900, Zaza mu 1900 na Nyundo yashinzwe mu 1901. Yaragijwe Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru. Muri 2013 yari ifite abakristo Gatolika 35,326 ku baturage 61,597, ni ukuvuga 57%. Kuva yashingwa mu 1903 kugeza mu 1999, abapadiri bera nibo bayikoreyemo ubutumwa. Ubu ngubu abapadiri bwite ba Diyosezi nibo bayikoreramo ubutumwa. Paruwasi ya Rwaza ikorera mu masantrali 5, harimo santrali ya Rwaza nyirizina ariho hari icyicaro cya Paruwasi, santrali ya Kageyo nayo ubu ngubu igiye guhimbaza imyaka 100, santrali ya Gashaki nayo ibiri imyaka mike kugira ngo igere kuri iyo myaka 100, santrali ya Remera na santrali ya Shashi. Paruwasi ya Rwaza ifite icyo nakita impuzamiryango remezo, mu Gifaransa twavuga nk'amasikirisale 27, ikagera noneho imiryango remezo nyirizina 270. Paruwasi ya Rwaza ni paruwasi urebye yagize amahirwe kubera ko ku ikubitiro yagize abayiboneye izuba, barimo Padiri Dufai, uwitwa Padiri Nicolas, bari kumwe na Fureri Hermenegilde, bayobowe na Padiri Classe waje kuba nyuma musenyeri wa Diyosezi ya Kabgayi. Ikindi buriya tuzi kuri misiyoni ya Rwaza nuko yagize abihayimana benshi. Abapadiri kugeza ubu ngubu tubara muri misiyoni ya Rwaza n'abapadiri bagera kuri 55. Abihayimana mu rwego rw'ababikira nabo ni benshi kandi na n'ubu baracyabisaba bashaka kujya mu miryango itandukanye, ku buryo mu bitabo byacu imibare dufite twereka ko dufite abagera kuri 86. Muri 2003 nibwo Paruwasi ya Rwaza yizihije yubile y'imyaka 100 yari maze ishinzwe. Uyu musaraba munini ni ikimenyetso cy'iyo yubile. Paruwasi ya Rwaza ifite amateka maremare. Iyi kiliziya ya Paruwasi Rwaza yubatse ku musozi wa Kabushinge. Hari uwakwibaza impamvu Paruwasi yo bayise Rwaza. Aha ishinzwe ni ku gasozi ka Kabushinge. Kuba yariswe Rwaza nuko hari utusozi dutatu twari duteganijwe. Kabushinge nyine iyi ngiyi na Ruhinga hariya na Rwaza iri hejuru. Noneho kubera ko Rwaza ariyo itumburutse, nicyo cyatumye ubundi misiyoni yitirirwa Rwaza. Aba misiyoneri bashinze Paruwasi ya Rwaza bari mu butumwa bwo kwigisha ijambo ry'Imana, ivanjiri. Ntabwo bagarukiye aho, ahubwo bakoze n'ibindi bikorwa byafashije abatuye aka karere gutera imbere mu ngeri nyinshi. Ingero ni nyinshi. Ibyo babagejejeho ni byinshi cyane. Kwigisha ivanjiri nicyo kibanze, nicyo cy'ingenzi bahereyeho, kubera ko abantu bari basanzwe batuye hano bakundaga ibintu byo kuraguza no guterekera. Ibyo byagiye bicika. Hanyuma basanze abantu batuye hano bari amoko atandukanye, abasinga, abagesera, abacaba. Noneho habagamo ikintu cyo gusubirana kw'imiryango. Abantu bakunda gushotorana, harimo ibintu byo kwicana no guhorerana, bamwe bakagira inzigo ku bandi. Icyo kintu rero cyo kwihorera bakivanyeho, ivanjiri yagitumye kivaho rwose burundu kandi vuba. Kubera ubwitonzi Padiri Classe yagaragarije abakirisitu, abagarura ndetse n'abarera, byatumaga bose baza kuri Paruwasi bakumva ko ariho basanga
umutekano, bakahasanga ituze, mbese bakumva banezerewe kandi bakumva habahuje nk'abavandimwe. nk'uko twabibwiwe na bamwe muri aba bakristu ngo muri paruwasi ya Rwaza abamisiyoneri bahubatse amashuri n'amavuriro, batoza abahatuye imyuga irimo ububaji, ububumbyi bw'amatafari no kuyubakamo inzu n'ibindi. Abapadiri bamamaye muri paruwasi ya Rwaza ni benshi kandi bakoze ibikorwa byinshi. Abo nzi bamamaye na witwa Padiri Gishi. Uwo Padiri Gishi wabayeho muri za 43, hakaba harateye inzara. Iyo nzara noneho abantu benshi bakaruzagayura. Noneho hakaba abantu babuze icyo barya bari iwabo, bakajya baza gufunguza hano muri paruwasi. Noneho kugira ngo babafashe neza baza kububakira ikigo hariya hakurya hitwa ku Itsinga, bahubaka amazu yo kugira ngo yo kujya bakiriramo abo bantu barembejwe n'inzara, kugira ngo bateke, bakabaha ibyo kurya, bakabagaburira aho ngaho, abandi bakabaha ibyo kujyana mu rugo gutekera iwabo, ariko abazahaye cyane bakabaho ngaho. Abapadiri babaye ibyamamare hano. Uwa mbere nk'uko nari nabibabwiye ni uwabaye Padiri Mukuru wayo wa mbere, Leo Classe. Uko yabaniye abantu byatumye ubwitonzi bwe n'ubuhanga yayoboranye abantu, byatumye bamwita Ruvugamahame. Ruvugamahame kubera ko inyigisho yababwiraga zabageraga ku mutima kandi zikabacengera, bakabona ko rwose yabavanyemo inzangano n'imijinya, kandi ko inkuru nziza yabazaniye koko ari baganisha ku mukiro ushimishije. Undi wabaye icyamamare ni Padiri, nawe wabaye Padiri Mukuru hano, ni witwa Vanuden, bitaga Bitugangando kubera ubunini bwe, ariko no kubera ibikorwa. Niwe watinze ikiraro cya Mukungwa bwa mbere nababwiye. Uruzi rwa Mukungwa rwabuzaga abarera kuva hakurya ngo baze hano mu Bugarura, dukabuza abagarura kwambuka ngo baje hakurya. Undi uzwi ni Padiri Prieur, nawe washize ikiraro cya Mukinga hariya hepfo, kugira ngo abantu baturuka mu Bukonya n'abaturuka muri za Kibari na Buberuka nabo bashoboye kucyambukiraho baza hano i Rwaza, n'abamisiyoneri babone kwambuka bagiye gusura abakirisitu bo muri utwo duce. Undi rero wavubaha cyane ni Padiri Manoro Dagere, wavuguruye iyi kiliziya uko yari isakajwe amategura, ayavanaho basakaza fibrosima, amabati ya fibrosima, kandi buriyamo imbere yari igizwe n'inkingi, harimo ibipande 4. Ibyo bipande byatandukanywa n'inkingi. Izo nkingi yazivanyemo rero atuma yaguka kuriya, ibangari ratubuka kurushaho, kandi abantu barimo bagashobora kurebana nta kibakingiriza. Ni ukuvuga ngo uko iyi sura ifite yose ni Padiri Manoro Dagere wabikoze afatanije na bagenzi be babanaga.